akana amasaha ageze bataraza no kunyishyura, kwezi kumwe kurashize 2 3, umunsi kwa kane kugiye kwirenga, ngo bashaka kunyenzaho kabisa. Kubasohora ntago nabibakora, umunsi barambona umunsi barambona hanze, maze mpamagare umuyobozi mubwire ko umunsi ko bitari buze gukunda, ko mbihanganiye igihe bihanganiye igihe nokuri. Kambe nanamuretse reka ngiye kwa Cyazo maze nanabinywere, bino bintu ntago biri bukunde. Ose yunga ngo ninda amazubiziye twari kumwe ariya mu kanya tubaho tugiye kwa Shazo, ngubu bikatiye ko ubusinzi bwe nabo agiye anywa inzoga akanyanyisha, ariko naryo angere kwa Shazo ryarahansa. Roma zari inzoga n'inywera. Sana amafaranga. Amafaranga sini ikibazo, wemba inzoga. Sana amafaranga kwishyura n'imbere. Oh no! Ndebera rwose. Banukama, uramagura ngaho. Basuri gutora. Nakuza ngo kumarika amasandara ngaho. Ibyo ngiye kuzanya ngaho. Arakoze. Akubundi mu mwasindesha. Aho cyose. Kamagara umwayi wa. Umva twumvikana. Urongera kumarika amasandara ngaho ndayavura. Namagara agira vubuza no mafaranga. Drama. Rero shaka kwa Shazo bayi inzoga muri amafaranga. Chere, ese wabineye muri cyari kandi nawe rero nakubwira inyungu zishoboye. Bivuga. Ngaho yindura ibyo byayi byawe ubundi buzaza. Sawa. Ziruba gwambara batibaho. Sese menzwe uri kumwe na umusange kwa Shazo. Hano ndagera. Abambanze nambara inkweto nizari nazo ziri gutuma bigenda binteka. Bakagira ngo nasinze kandi n'icyaka kimereye nabi. Ariko uriya mungu uri kumamagara buriya afite amafaranga, umerukana nyine ibyo ndo twamwambiye. Ubu ari kubabagana ngo tunywera yaje. Ariko reka mvuye na asanga atagiye yuririza, asanga afite amafaranga. Kosha kumamagara buri kanya amafaranga cyangwa ntarasha. Akosha. Yabasohora hano. Murashana zawe. Ntabwo muje gusindira hano. Mujimamo rehe. Barasha. Ibi ni ibiciro. Nanjye niba ari ibiki. None se byagenze utekana. Nanjye cyagiye twatandukana garamba. Nageze yari ya metero mbe filiya byakomeye imbere byanze. Imyenda nayihindanye mitanya kuyihindura. None se umugabo uje kuwinzu ukagera ngo uyinyaho. Wani nyayo. Ndoya. None se uyenda rwambaye. Nasobye gusa nabona nyayo. Wasobye. Nanavuga nitumye naneye. Ubwo ninde uzabigufurira? Narundi se ni wowe. None se ubundi inzoga baramamagariye ziri. No, umva ko ibintu bimeze. Ubwire neza kugira ngo barumane iki cyaka cyashe. Bazombe. Barumane yagiye. Yagize ngo yagiye niba hari na kibazo. Yagiye. Tumutimba uri bashaka amafaranga mbere yo kuma inzoga. Amafaranga mbere zuri ibitaro bose. Ahubwo narigeze guhamagara yaza. Iki gicukura. Ubundi kucyushe ntayo usari. Hagurukano. Ariko ubundi buretse y'ubusinzi ufite amafaranga. Amafaranga zo kwabunga. Wowe basinze ukanine ufite amafaranga. Nasinze iki? Akabagore baragowe. So ufite umugore. Ufite umugore? Mwana azanye inzoga. Umva bano.
urabona tujye kubugeza kugira ngo ubone amafaranga naza mubigenye tabyara amafaranga ubyishe dukompensha kwishyura nimugoroba idene nejo ejo wanza kutuko cyane urasema arasaba mujinga ahubwo ni mutari ndama guma hano nubizi wanjyewe nsanga nsangiranje guma hano uje kuzana amafaranga uretse amafaranga nawe wayasize se mu rugo wowe barumani naje tubona genda neza uva bibamaye akantu bibamaye akantu nakabuye amafaranga amafaranga kuzana amafaranga ugasigara nabo bicaye mutegereze hasa akabyenda bishigiye amafaranga yarabuze mutegereze nye ndashirira abantu Run. rero wihangane ntabwo twakomeza kugutunga n'ishyaka dufite wihangane twagukundaga ariko tugiye kukugurisha icya mbere ni inzoga n'umukobwa yasabwe batanga inzoga n'uwapfuye kandi mukiriya bagakoresha inzoga wagare uje n'umure ipantaro yanjye nagira kurayiciye kangurisha none umuzuma kuraje kugurisha bwabo iyi pantaro she ntari we ndamaze naje uretse kuri nigare uretse gare kuri za nyamuzo uretse kuzanye nigare uheze muhira ese kumbona naryo riparitse mu nzu naryo riri mu byo ugiye kugura inzoga abanza ushyiramo feri yawe akose ubundi ubwo ni ibyanyura si ibyo mwibye iri gare ryo ryaduhariraga gahuraga icyo kurya twakugurishije iri gare rero wowe kurizanye ahangaha uje mu kihe kiraro ahubwo ko mbona riparitse nk'aho naryo ari umugeni uretse warasaze wasize igare banza wumve kugira ngo icyaka kitwice baravuga ngo iyo umuntu yagize ikibazo afite itungo riramugoboka itungo ryacu iryo gare mufite ibyangombwa byayo barumana iri gare riragufasha iki zana ibyangombwa byayo imbere yatimye inzoga igare ko ritavuga iryo ryo ndaziba ariko niba mufite ibyangombwa ubundi baruma iri gare uzajya kurirangura cyane noneho urabyanze none uraritanze tugiye kurigurisha tumwe ni mu bwanyu mwagiye kurira ariko rero kamubwira nanjye bitewe n'ishyaka mfite n'ukundi ruretse kumponda hasi akanama ko kongera kujya izo nzoga zibangukane icyagize kikuba agira igare twari kuzanga rimwe na numva harimo nka byeri eshatu se ndaba namaze kurigenda byeri eshatu cyane izo ni inkeri ariko urumva nawe ukuriyeho n'umuruho reba n'ipantaro yawe ukuntu yari nziza yaciye ni esheshatu reka mbahe enye ebyiri enye mbahe ebyiri ebyiri enye murazemera ni esheshatu mufite ibyangombwa by'inzoga eshanu n'igice iri gare urumva turakiriho turakora mitasiyo nta kibazo murasigira inyandiko bifite na sorasi riba n'umunsi byere ngiye nari kuziba kwica bazatwishyura esheshatu noneho ikirenze kuri iri gare twaryandikishije no mu irangamimerere reka da none n'umwana mugiye kuba iyi ni furaya umugore wacu nimwe mwaribyaye nyogokuru akabona byere ngiye kuziba byere tuvugisha benshi sibyo byere bakuzana amabere ariko ndabanza mbahe ebyiri izindi ebyiri mazimo mumaze ebyiri izane zose igare ko ari ngiyo urifata urishyire mu zindi izane cyane bizanire rimwe azibazanire icara mwana icara kandi zizane zibanguka
kare nta mugabo umwe turi munsi Zara mitsingi Izo twavugana. Hadi waje kuganyira. Uje kundushya. Zara mitsingi wowe. kandi wihute None bizi zo ndimo zemera. Zari nini? Nizo sawa. Ngoma zinde byinshi birahura. Vunura rwose Muze zana dukonje. Zana dukonje. Nurubura. aho pfundura Fundura na kibazo. Ande bakundure. kira kira we Ubimwivuye. Fungura ubishaka mwana we kubuza kugwana. vunura rwose Ariko zo ndi. ariko shati igenda bashakiye n'abaguze yo Abantu se murazi. aba muri abapanga ayo iwanjye Kandira ko bari wawe. nibo baba pe Fungura inzoga twimwere mwana. mufite amatelefone mwabaye jewe ariko nari ikibazo Niba muziranye ntabwo rusangiye. bazishyuye Kandi bana bamara ubwije. wowe bubitse turahana nanjye Hey, urabona ayo bubitse ngo mubiziranye. seme twavuganye mu cy'imbere na mbere ukwishurira ku gihe Mwishurira ku gihe. yarabananiye kandi ariko kunywa inzoga yo mwishurira ku gihe inzoga se Ako abagabo zo bamunafite. abagabo dufite tugenda kumenya Inzoga bishura kujya abantu barbemewe kumika. kandi baza kumenya ko nyuma kuri tanga mu Akira gatebe kumwande rero nanjye nze numve. ubu tugiye kugenda bose urabona ukuntu byagenze rero akazi byaranze akazi bimaze kwanga muhita no kutanyita fone zarapfuye iwanjye simuhazi fone zarapfuye gusa mukambwira ngo randiro dore ibintu bimeze gutya amafaranga yabuze sinabyumva kandi wahita udusora nase mbasohora basohora wadusora mu nzu utuje wawe gusohora muri kibazo yanjye ntabwo usohora nzi ko amafaranga ajya abura abizi nose kugenda ndabajya amafaranga y'umwana mu gipangu ntabwo bakibabona mugenda igicuku mugataha ijoro ubwo se mama bazagenda bite ibibazo byaratureba nzazagire biyanjye ngufuriza muzaga zabaye Uzaze amafaranga uyafata. Ariko se sibe. nzaga amafaranga Ngo uko mwari mugize igitekerezo cyo Tuzagurisha yo muhanda mukira. ariko muzaza mukanyishyura dufite ishyaka Kandi abona niba bahamagaranye bakwita. uze ndamukanya nzamutse bamunyure hano iwawe banze kwitaba reka telefone rero wanjye bashyiramo n'akadeni zarapfuye Hakuye mu mwanya ntabwo yavugiraga. Umwanya niwahamagaraga ndamaze ngo. Izo telefone yo kumurenganya amezi amaze kuba angahe telefone yanjye ku byageze n'umugenzi wanjye ndamuvugisha amezi y'ikize kandi. ariko boss yamamagaye nkamwitaho numva akavuga ngo amezi None bose wanaka. ubundi iri mu bwabo oya Andi kuvuga ko muvuganye umva kapfa. ni system iri muri telefone yanjye amezi Iyo abantu amaze b'abazungu baduha telefone ntabwo amezi atatu ngo nta kibazo uba ufite iyo mbara mu nzu y'umuntu amezi atatu utaraza kumwishyura numva bimangayikishije none kuko nta kintu bikoraho None se ariko icyaka noneho kimangayikije kurushaho amezi atatu. Umareka nkubwire cyane. none se kambabwira mirongo itandatu Urukumva mwana. Nose ko murumva muzayishyura. Urugurira igare rimaze kumutwara ibikabutura. ayiciye Ageze ukora urutsa ku munda hasi nkamara iki muri mu bitaro. yaje komereza Ayikomerera ku kibuno karabaye. None rero rwose. Igare rwose ibihumbi 108. N'umunani mu mwanya nibavugaga. Ugiye kurifata ubwo barenza amezi andi yandi tuzamara mu ndi mezi 8 none byareza ndafite ibibazo tuzamara mu ndi mezi 8 Yishyuwe. n'inzoga Bagiye kugira inama. nyuma yo Iri gare rifate riwane n'amafaranga bari bagufite. Bahita bakubita ariyo kuri ntabwira mu ntabwira mana priye byoroshye Twende bari bagiye kuri mu nzoga bamugeze kugira ngo bakuvire mu nzu. iri gare ibintu dore ngiye nyimbahaye iminsi aho musobanura mbahaye iminsi itatu iminsi yo kuba mumviriye mu nzu ino gare rigiye kuritwara iri gare ni ibihumbi 80 ibyo ntabwo bindeba Babyumvise. ibyo ntabwo bindeba aho tugurira byeri bijya kuvugana ntabwo twabona Urashobora kugenda. Ntabwo bazira ibindi kandi bari nagenda neza. gare ino gare yo umujumba Ndabona ari rijya muri ryayo. Kandi uzakora igicu. ahijya njya kuryahira we ntuganisha iminsi itatu mumviriye mu nzu nyuma yayo Ahubwo nanjye gusohokera hano mugende. bose baye kamwe Umukurikire mugende ajye kuyibafasha. bose urarijyanye Umukurikire mugende ayibagurire. uyu munsi ni umukwe Kandi mugende mumukurikire. ase wanjye ukoze ko tuzaba Mugende mumubwire abagure kubera ajyanye ingana. azo bose